sha reka mbwire Juma ndarushye pe ndarushye ku buryo numva numva nakura n'imyenda nkarambara hano pe nasirize ubona we ryoroshye nose ko yicaye hangu ubundi wamugana nakubwiye ngo ndarushye ku buryo numva narambara hano ndahavira izuba rihumbye pe aho ngungurira amazi yo kumunzanira wewe wangu amazi cyangwa agaprimus ko kumuzanira nyina agaprimus isungu bahangaha mana ko na nje n'urukari hirya ngo ndeko hano hari akabotike ndazanira numva ndapfuye ndavuga reka ricare pe yego iyo nza kukabona akanuza yana ari kwicaramo nashaka nkamagara umukobwa wanjye cyangwa nkamagara umwuzukuru wanjye bakaza bakishyurira pe bari gufata nka 4 cyangwa 5 bakatwishyura batatwishyura bakarubera dore barwanya indi n'ahantu atagera iriya modoka ndetse yandi mu gasantre nyine hose se nijya nitwara nta atagera pe uriya musaza mbare inkuru nziza subundi wa shiza kabona hasi tukicara brother se shaje nyemera kwicara dore icara hano icara kuri aka kantu icareho nta kibazo gusa babona twicaye hano icare ko wowe hari agakantine hano hafi ngo agakantine ko wakwicaye ko ngaho ngiye nkakubwira kambwira sinzi iki reka nicara umbwire umufite ibineza neza nubwo izuba ryanyishe nubwo inyota yishe nabizi ko umukobwa wanjye ahita mvura icyaka sibyo ariko umufite ibineza neza Fabiola yanyinjijiwe yambwiye ati genda uza n'ibintu byawe uze winjire nguhereze inzu wikomeza kuruha kumva nabi yakwinjije ujya gucuruza cyangwa se ngiye ntago ndi kubyumva neza none se nuzi ko nkora diri yo gucuruza yego ndabyumva yanyinjijiwe ampa inzu yo kubamo nzajya mbahariye wowe kwa Fabiola yego ko mana yanjye ankunda nk'inkimwe wajya wundi nyina yarambwiye ati mukecuru kuva nakubona narakwishimiye ndagukunda mu buzima bwanjye bwose iyi myenda dore ubu ni uri kuyima ubu ko ari umuyisilamu yambara ibintu byose n'ibintu byose n'amadira n'ibintu byose ubu wije kwa Fabiola uzajya kwa Fabiola yambwiye ati zinga ejo hari umuntu natumye ibijerekani bibiri bishaje ikibase cyapfumutse badoze hanyuma na matora abana banyariye nabwo rwose nzemeranye kugurire ayime nzaza nikoreye n'utuntu tw'amafuti hariya mu rugo twose umva n'imyanda ubanza nzaza nyikoreye ubukombe bw'inuza nzazana n'ubukombe bwa sauce tomate ubwavuyemo hariya hirya hari aho bamaye inuza ibikombe byagiye biva mu mata nabyo nkagenda ashyiramo utuntu ngira gute agasukari uduki kugira ngo nabone ko nibanaga uri mu biki ubundi mpinjire umukobwa wanjye agiye kwinjiramo hariya ngewe icyo navuze urabizi yuko umugambi wanjye ntabwo ugipfa ngiye kwicara hari umwuzukuru wanjye ntazongera kurira irira yataye ritaye kera ubundi mpangane na Lucas wanereye umwana inda yarangiza agakoresha umwana we nk'umukozi sha ubu rero noneho kuba winjiye kwa Lucas na Fabiola Fabiola aranye ndamufite kandi nawe ibyanjye ugiye kubirya pe ngewe nutatangira kubima muri iyi minsi rwose wicara ubizi yuko wapi reba akazi mbakoreye Imana ntirenganya isubiriza igihe oya hafi wishikura bizi ko ngewe nta mugongo ngira naniwe nirukananga kuri izuba kugira ngo ndebe ko mwagira ibyiza ariko rero ibyo twumvikanye nawe ubu tubigarukeho nuramuka utabimpaye nzahita mbivamo nisubirira iwacu oya musigara aho ngaho ubundi Lucas ni inshuti yawe azakwica baretse nkwereke sibyo ese niwe nturayisakara muri iyi minsi ndashaka ujye mu nzu gukorera muri iriya nzu ngo gukorera muri iriya nzu tubanza nikorera ibyo kwa Fabiola nimbivamo nibwo uzambwira ngo njye muri iyo nzu ngiye icyo shaka ubu ni cash iby'inzu ntago mbireba ndashaka cash ese urashaka amafaranga ngaho ubundi uzamanga ese ubundi uzamanga wembwira amafaranga ushaka kuko uko iminsi iri kugenda 800 kugera kuri miliyoni uzabima 800 kugera kuri miliyoni yego ubwo ni miliyoni yego ayo nzaguha rwose umusibesho uzayishyira oya usibye umusibe ejo nzabanza nguhe 500 asawa
ubwo urumva yuko rero icyo bita igiti cyanjye cyarakoze sibyo wakibonye maze wowe ugenda wiyita umupfumu ukagena umuntu wagira icyo umubwira ntagire koko ibyo abapfu biribwa n'abapfumu ubundi abantu bagukurikira nta n'ikintu kimwe ujye ubereka gikomeye gifatika nabaye oya banza umbwize ukuri ibyo tubyihorere ubundi ni ikihe giti wakoresheje nuwe muti wakoresheje iwacu ni he sinambuka ishyamba ntubizi ni ku mazi yego inuma y'umweru amasaka ngo inuma y'umweru iby'amasaka ibyo ntibihari badutsiritse kera sogokuru yari umuvuzi nyamuvuzi ureke mwebwe mwitirira abantu mukabarya amafaranga yabo ubu rero wicara ubizi ko ndi kwa Fabiola ikindi wicara uzi ko tutaziranye nyigera kwa Fabiola ntakumpamagara ntaki sibyo usenza mpagera kuko burya njye niyabya nkagira nubwo nterinda ubu hari igihe ngiye kugira uzajya ugenda ugereyo ariko umenye twifate nk'umuntu utanze utazandaburiza nanjye nkakuraburiza sibyo Clarissa wanyu na Lucas nanjye Fabiola wanyu siwe nabyibushye byagenze bite se yangiye ko numva itari kumpira ndemaye numva iri kunge nabyibushye ubwo wabyibushye cyangwa se uri mu bihe bitoroshye ariko ubihe bitoroshye nibihe kandi iyo mudamu twitura bizi ko bigenda cyane iri so nabibwirwa n'iki kuba cyo ko ndumva muri nge nameze neza ndaciragura iki none se si ibyo nyine ibyo bijya bimba wamenye ari inzoka narabibonye ariko izo nzoka we abana batera bavuga inzoka nawe ugiye kuvuga inzoka ko uzi ko hari igihe kigera n'ukuri sibyo neza nanjye ubwanjye nkavuga ati nibyo binabicyo ubaze Sharon rugo kacama kana mami kirukanka ati kaguruka hano shawe nta musaza wawe yakishima birenze kuko hari umuntu ubabaye imana ngewe biba ari urundi rwego ariko we shamenye yakishima nta kintu atakora pe abagabo rero buriya bakunda abana rimwe na rimwe ariko ugasanga mu kuba ibigenewe byose baratuvunisha yanze kubyara undi byayo none hariho umugabo ushobora kubyara ntafate inshingano kandi yirirwa gututira nshaka umwana nawe si ukubyara avuga uti reka mbabyara umugabo wanjye arabashaka tarabakunda aha Fabio turacyafite igihe tuzaganira si ubona nicaye ahangaha ari uko nishimye nabyo umuntu w'umugore wari ufite urugo kuba yicaye kwa musaza we ntabwo biba bishimishije ikibazo habe no guhangayika ngo akurikire ngo arebe tugatereka njye mu Rwanda njye kureba umugore wanjye uko ameze reka se warose umwanda umuvira mu rugo umubyeyi ajya gufata umwanzuro wo guhaguruka biba byoroshye ariko rero nawe ugomba kumenya ubwenge gute se rero ugomba kumenya ubwenge ukareka ubwana umugore ungana nawe ufite umugabo ufite amafaranga burya ntusezerane n'umugabo ni iki gituma mudasezerana sikwicyo ari cyo nzize ko ntasunutse ubuzuru yanyirukanye ambwira uzi ijambo yambwiye ngo nimubarire amaturo yakoze anyishyure urumva n'abafatwaga nk'indaya ko rero nawe none se ihangayika rega ibyo bintu narabitekereje ariko ntabwo umusaza wawe yigeze ntanyemerera ntamakanira ntanabyemera yewe se nukuri twarabiganira igihe kiri ngo rega ngo urukundo ngo ntabwo rugaragarira ngo imbere y'amategeko ngo ntabwo urabizi ko ngukunda ngo mufite isezerano ku giti cyanyu niko wambwira isezerano rya mbere abagabo bitwaza se cyangwa abagore ko ari ukubyara bamubyaranye kangahe ubusege wabyaye sinagiye ugira ngo n'agasezeranye urwo nari gupfa kuruvamo haba ari iwanjye
uburere nawe inshuti yanjye ntacyo mvuze ariko rero ngase mumfashe nka musaza wawe njyewe nta mpakanira pe ngo ubone ngo ntabishaka twabiganira arambwira ngo reka nkomeze mbitekereze ntiyampakane ntiyananyemereye kandi koko ibyo uvuze ni ukuri ibyo izo mpungenge nanjye mba nazi ariko uzi ko ubu nta burenganzira ufite no kuri uyu mutungo n'inzu nta burenganzira ufite kubera uri umucumbitsi unazigeze nasize inzu irutiye ngayisohokamo nirukanka nta n'imyenda ntwaye none niba ari n'ibyo ngibyo musaza wawe nambeshye nta n'uko nkunda kugukunda aragukunda ngo sinzi ikibazo gihari ibyo bintu bisa nkaho koko ari akantu nidukije ntabwo nkunda ugukunda aragukunda ahubwo bishyiremo umwete cyangwa se ucunga icyaba gituma mutasezerana ni igiki mwese ko nta kintu nakora ko nta mafaranga y'indya nta mama ngira ngo ndajya kubakira mama uko abisize niko abisanga ku mugani wawe nta n'umwana ngira ngo wenda ndayagasipiya mwese ni ikihe kintu nkora keretse niwenda nzira ko nkumukunda cyane ako babona n'ubwo bakunda abagore babafuhira cyane ko ntabyo mvuze ntabwo mubwiye ko mufuhira ko ntibabikunda cyane cyane ko umwereka ko utamwizeye avuga ati uyu muyaga ko mwihambiraho Fabio uri mukuru ujya kure se ndakubwiye ngo uri mukuru ukoresha ubwenge bwawe yesu usezeranyije ko turi bumumfashe ndamugufasha gusa ntabwo nifuza ko uzamera nkanjye What's wrong? Ntabwo ubona ko naje? Komeza gute se byagenze bite? Are you okay? Karibu. Shaka umeze neza? Fabi? Sheri. Ni nakubeshye ntabwo meze neza nari ndi kwitekerezaho. Ku buryo nza nkinjira mu nzu nkakinga urugi nkakujya utari wambona? Nari ndi kwitekerezaho nyine nagira ngo usabe imbabazi ahantu hose naba naragukoshereje ndetse no ku myitwarire yanjye itari myiza naba narakugaragarije. Sweetheart, it's okay. Oya sheri ushobora kumbwira ngo it's okay bimeze neza ariko nk'umuntu mukuru nyine nanjye nkabitekerezaho nkabona ari bidakwiye. None se nkubaze. Yego ntazibana zidakomanya amahembe ariko ziriyunga. Sibyo? Ibyo rero njyewe nawe turabana turakundanye nubwo habamo akantu k'intonganya uko kaba kameze kose ibyo ngibyo mbisigaho ngaho kandi nawe nshima ko bisigaho ngaho sibyo? Nyine reka nkubaze ikintu kimwe ubundi tutabeshyanye tubwizanyije ukuri muri uru rugo mpabaye nk'iki kandi umbwiza ukuri. Wabaye nk'iki? None se mbere yo kumenya icyo kibazo wowe ukubona ubu hari nk'iki nyine? Njyewe mba mbona nta n'icyo ndi cyo. Noneho wariye ibiki? Oya reka nyine nkubwire uko. Ni ngo muri uru rugo ubona nta kintu uri cyo? N'umukozi andusha agaciro kuko nawe buri kwezi No way!
Fabiola uri hano umugore wanjye, umugore wanjye nkunda, umugore wanjye nihebeye, umugore wanjye usukwe warobanuwe mu mamiliyari n'amamiliyari y'abagore ari muri iyi si. You are my love. nyamara ibyo bintu bitekerezeho. Kikana numva icyo ushaka kumbwira. Niki kijya mbere gituma gusanga muri situation? Be open and tell me. Reka tubwizanye kuri urabizi ngiye nta nubwo njya nca ku ruhande, nta nubwo ibintu byo kubyajya mbizi, urabizi ko nkubwiza ukuri. Okay. Ni umugore wawe ahangaha, Yego. ugukorera buri kimwe cyose. Yego. Ariko mu by'ukuri sindi umugore imbere y'amategeko, ndi indaya. Tubyemeranye. Nta mwana ngira muri uru rugo, imbere y'amategeko ntacyo ndicyo. Isaha n'isaha haramutse yagize igikubita nasohoka uko ninjiye. Tubwizanye ukuri. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo ndutwa n'umukozi, kuko umukozi nawe buri kwezi abona ishimwe. Ni nayo mpamvu natangiye nkusaba imbabazi, sinzenda niba kugukunda cyane wenda no kuba nanagufuhira bishobora kuba ingaruka z'uko wenda urukundo rwacu rwagira ikibazo. Bishobora kuba wenda mbikora mu bundi buryo butari sawa, mbabarire. Sheri, reka oya, reka mubwize ukuri. Oya, reka ibi bintu tubibayemo imyaka. Iki kibazo twarakiganiriye. Mu by'ukuri mu gihe utampesheje icyubahiro n'agaciro imbere y'amategeko ngo mbe umugore we, Fabiola aba umugore wa Lucas imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, ntacyo ndicyo. Kumbeshyebeshya amagambo, kumbeshyebeshya oya. Bikore mbizi neza ko hano ndutwa n'umukozi. Okay. Ari kujya imbere y'amategeko, ari no kujya imbere y'Imana, nicyo ushaka kibanza. Byose birakwiye kuko ni n'ibintu bigendana. Ariko mu by'ukuri nawe nshyira mu kimbo cyane. Icyo ushaka kibanza. Ufite mushiki wawe urugero? Yes. Ubu ngubu aka kanya witabye Imana, akaza akambwira ati sohoka, nanasohoka ntaburanye, kandi ngo nari umugore wa Lucas. Yansohora amenesheje, yansohora mfukamishije, yansohora ndyamishije, yansohora uko ashaka. Ntabwo ndi umugore w'isezerano, sindi umugore wawe, ndi indaya yawe. None itaranabyaye. Reka mbe nigendeshe, reka ngende, sinshaka kuvuga nabi. Hari icyo umbajije, urashaka nkugusubiza cyangwa ushaka nkugusubiza? Igisubizo ushaka dusezerana, right? Sicyo ngicyo? Sicyo ngicyo? Hari kujya imbere y'Imana, hari no kujya mu mategeko. Ushaka wabanza iki? Tezeze ntibyabera rimwe se umunsi umwe. Oya, nawe ushaka kwandikanya ibintu. Ushaka wabanza iki? Ubu mvuze ngo tubanze mu mategeko, bavuga ati n'ubundi umugore ndarashaka kuntwara ibintu. Ubwo nicyo wabanje. Bikore uko ubyumva. Okay, it's fine. Ubu mbivuze ngo tubibanze, nuko mara mbikubwira nta kindi kintu kiza mu mutwe atari kubundi kucyura mugore aho arambwira ngo dusezerane. Ubundi arashaka kuzanyiba umutungo wanjye. Ngewe ubu narangije kudesida. Icyo uzashaka uzakora icyo. N'ubundi ntacyo ndwanya. Niba unkunda koko by'ukuri. Niba utankunda, n'ubundi niyo nabitwara se byamarira iki? Nta mwana ngira ngo azabirira amoko, nta mama ngira ngo nzamwubakira. Icyo nashakaga ni ukwitwa ngo ndi umugore w'umugabo. Okay. Nabyumvishije. Nakora buri kimwe cyose kugira ngo wishime. Birasigara ahangaha n'ubushize twabiganiriyeho bisigara aho twabivugiye. Gusa ikintu kimwe uze kwicara inkore bije yabyo. Ibyo mbe nkubwiye. Uze kunkora bije yabyo, then uyime. Nge ntabwo muri bisi nabona kumyicara ko hano mu rugo ubu hari nta kibazo. Take your time, do a budget, noneho ubwire nzabwira ukurikira, sibyo?
nzabibara mbibonye. I love you baby. Ah, I love you. I love you. thank you. Basi ngaho Sheri wambaye imana kandi. bayahaguruka nanjye kandi Sheri winyesikoroka. ndashaka Nabaye umugore w'ikigo igihe kirekire Sheri ukera. donc nk'umuntu uri ku kazi uri mu telefone no kunyakiriye. Okay. That's fine. Lucas uzi ko iriya fitwa rero nimugoroba yamereye nabi uzi ko nari nasinziriye iriya fi ishobora kuba yamaze iminsi myinshi muri firigo. Nanjye ntabwo yampumuriye neza. Ariko muri amujyama kuko dusanzwe tuhajya twamushyiramo imiyaga ariko kubera nawe yakagombye ariko tuzamubwire ni ukumubwira kamucana amande. Uzi ko ntagira akarikeri mu rugo bananaye nabi buriya akarikeri kabimfashije karabicagura. none se bwana Lucas hari ikintu waganira Yohana yakubwiye hano nabagerageje kukuganiriza Yohana buranda namuherutsera. Yohana amaze iminsi nk'itatu tutabonana nza ngasanga yaryamye akazinduka kansiga hano mu rugo. Undi munsi yaraje asanga naye naryamye. Ese tumeze nk'abakwepana wagira ngo ni nta kintu tugomba nta kintu waranakubaha buriya wayumva we nawe atabana nawe umwanya uri umuntu mwubaha cyane ntabwo mwana rero no mu maso cyane. Ariko nawe ndamwubaha nubwo mu ruta ariko umusaza w'umugore wanjye ni bofre. Yes, is my brother-in-law. Lucas. Yes. Ndumva mu mwaka ushize cyane imyaka ibiri ishize hari amagambo ugeze kumbwira y'ubwenge. Buri kintu cyose umbwiye muri wowe urakinotsinga cyane kandi kikangirira akamaro. Buriya nkunda umutwe wa Lucas. Ugeze kumbwira ngo iyo ufite inzu wayiguze uyu munsi umuntu akaza akakungura nka miliyoni 2 cyangwa 3 n'urugero urayimuha nampa. wowe ufite ikibanza cyangwa ikindi kintu cyose umuntu apfa kuba ko aguhaye intuza double y'amafaranga ushaka. Icyo kintu nakimbwiye cyane nakikubwiye cyane inshuro izirenze imwe ndetse kadora nabikora kenshi. Era ni business. Business. Ariko kandi nanone hari uburyo uguma nawe gushaka ukareba. Ushaka kuvuga ikibanza kuri uyu muhanda kakigura miliyoni 20 for example. Waneza nyuma y'iminsi 2 akagira ubwo 25. Ufite gushishoza buriya ukigura 20 mu minsi 2 hagwa 25. Biwe ngo wihanganye na 15 bazikungura. Ubona ura balancing ukara none se ikintu wagwaye mu minsi 2 iramutse ibaye umwaka cyangwa imyaka 2 cyaba kikuye bingana iki. Ariko objective yawe ukaba ari inyungu. Yes. Lucas natekereje maze iminsi ngwanira n'abantu batandukanye n'abagabo batandukanye. Hari abagabo bareba ibikorwa byacu hirya no hino uko bimeze n'iki. Nabonye umushoramari ushobora kugura iriya kampani yacu akaduha double y'amafaranga tutatekerezaga. Navugaga rero mwenzangu nabikuzaganirizaho tukagira gute tukayimo natwe tukajya kureba baro twimura.
Juma ndakumva. rero byano twakukira gishanga Mm. uburyo cyatugoye dushakisha aho uko tuzabona ririya bumba ukabona twanagezeho kandi ari ryinshi uriba ko umuntu wadupimira yumva yatubwiye ngo ni yumva rishobora gukoreshwa mu myaka iri hejuru ya 50. Urabona bikwiye ko ari ahantu tuhaha umushoramari n'ukuntu hatuvuniye. Ese biri ngombwa ko tuhamuha? Ese management yaho yatunaniye? Ese akazi ntikari kugenda neza kubera iki tuhamuha? Lucas, mu magambo make ari kuduha amafaranga. Nyakubwiye nawe ntabwo yatekereza mu mutwe wawe ku buryo dushobora kubona handi haruta hari aho ubuntu kabiri cyangwa gatatu. Ubwo ngubwo ubitekereje urabyumva ute? Ese Juma, ubu nonanga dukeneye amafaranga cyangwa dukeneye ibikorwa biraninga? Dukeneye ibikorwa biha akazi abakikije aho hantu. Ariko uzi ko burya nabwo ari imigisha kuba ufata bari abantu batuye bazengurutse kira gishanga ukabaha akazi. Ariko rero naho twagira naho twajya naho hari abantu twabaha akazi, twajya gutangira bushyashya. So reka twe kurashinga tusikimbelie hera turebe icyakunze kutugira akamaro n'icyagira bari abantu akamaro. Tunibaze n'impamvu ayo mafaranga ntashatse kumbwira umubare wayo uko yameshe kose nawe yifuza kuharekura. Nuko hari inyungu abibonamo kandi natwe dushobora kubona niba tutari twanazibona. Reka tubitekerezeho nzagusubiza.